iyo ntekereje mureke mbabwira ikintu shingiraho shingira ku iyo ndebye ibihumbi by'abasirikare byari muri Goma na Bukavu cyangwa se muri Nord Kivu hariho abarundi harimo abasauza Afrika harimo abatanzania harimo simbizi sadeke yose harimo hafi ibihumbi hafi 50 simbizi nimba ari ibihumbi 40 ariko bose igitondo bose baratsindwa ngira ngo mujya mubyibuka mwabonye ibihumbi hafi 20 byafashwe gutya amateka birafatwa byose uyu munsi ikibahagaritse M23 tekereza ni yiseselef ni ibi biganiro abarimo ariko intambara nimubona irongeye kubura abavandimwe aya magambo mwaye muvuga n'ukuri kw'Imana azashira aya magambo azashira sintekereza ko ari ikintu kigudutangiriye Uvira cyangwa se ahandi hariho hose uyu munsi cyatuma uyu munsi hadafata jewe nkagira ngo reka ntange inama nkagira ngo bene data musa n'abantu bayobje mutabona ni muhumuke twarishwe twahuye n'ibibazo twarangajwe twanzwe na leta ese turagomza twitsindire kuri leta yaratwanze naho biriya twicara tuvuga ngo u Rwanda ni igihugu u Rwanda titugomba kuvuga u Rwanda nta n'impamvu yo kuruvuga ni igihugu cabo gifite imipaka yabo bene cyo barakirinze nta kibazo baza guteza akavuyo muri Kongo ntaco twebwe tugomba kurinda twebwe igihugu cacu n'imipaka yacu n'abanyigihugu ahubwo sinzi ukuntu mutazamubona kuko ahubwo banatwa bari abagabo bari abo muri Kongo baratwanga no kugeza n'ubu ngubu ndagira ngo ni trufu ubu ngubu iyo ushaka umurimo muri Kongo ushaka posta muri Kongo uvuga ko wanza abanyamurenga ari abanyarwanda bako kanya ngira ngo murabazi bari bande babitakwirana bande bagiye bazamukira ku izina ryacu ry'abanyamurenge hajyo urya ninde wari ministre wa education bagiye bazamura ku izina ry'abanyamurenge izo ndi muzamubiwe so nkagira ngo mbyukuri mu buryo bwo gusoza bavandimwe u Rwanda turushire hasi nta mpamvu yo kuzoza tuvuga u Rwanda igihugu c'abandi twebwe nituje muri Kongo turinde imipaka yacu turinde n'abanyagihugu twe nimurebe urwango twanga kubera iki batwanga gutya twagize gutya niki cyaha twakoze ngahita nasoza rwose nawe iyi topic yo kuvuga ngo Nyarugabo ngo yemeza ko mu mutekano wacu uhishwe mu banyarwanda bivuze iki ibi ngibi sinanabyumvishe nta nico nshobora kubivugaho iwe nawe afite ico yabivugiye kandi Nyarugabo ntitugomba kugira deba ku muntu nta n'impamvu umuntu naje navuga ibyanje nta n'impamvu nundi nawe yavuga ibye sawa murakoze urakoze ariko Emile nikumva asigaye avuga ikinyarwanda cyinshi cyane ujya uvuga ngo ngibi bibazo bizoma bishira cyangwa bizamba bishira reka abanyamurenge bavuga siko Emile urashaka kunshomboreza ega twebwe funga Emile ni umuco gusa hari uwambajije hari uwavuze ngo muri DM aranyandikira arambwira ngo ndi umuvugizi yambwiye ngo ndimo kwemera abantu bakavuga ibinyoma ni byiza ko uwumvise umuntu arimo kubesha afata mike akaza akanyomoza uwo wabeshe niyo mpamvu abantu baganira naho niyo mpamvu abantu baganira rero iyo turi kuvuga tuvuga ku bibazo by'igihugu muri rusange nubwo turwanya M23 n'abayishikiye hari byinshi bavuga bihari utavuga ngo ntabwo bibavuze bihari nuko tugenda itumejeshe wafata umwanya endene mahoro arakurikiraho urakoze cyane bwana host
ndafata akanya gatoya mvuge ku bintu biri divere nagiye numva hanyuma nze gusoreza kuri topic nayo wenda nkoraho comment mu buryo bwanje mbyumva. Icya mbere ni analyse nk'umuntu usanzwe, ntabwo ndi umunyepolitike, analyse zanjye ziri hasi cyane, ni ibitekerezo bitarasa ku ntego, biri personnel, wenda ndafiteho ubumenyi bwinshi ku bintu bitandukanye. Icya mbere ngira ngo mbwire uyu mugabo wari ushoje kuvuga, hari akantu yari akomojeho asa nkaho asoreza kuri Goma, ngo Goma hari ibihumbi by'abasirikare. Icya mbere ngira ngo mubwire na bene wacu b'abanyamurenge bari muri side, bumva ko bari kuri side ya M23. Icya mbere abanyamurenge mubyina intsinzi ya Goma, you should be ashamed of yourself, kubera ko Goma ntekereza ko contribution kugira ngo Goma ifatwe, wowe uza kubyina iyo ntsinzi ya Goma uri umunyamurenge ni nkeya cyane, cyangwa se ni hafi ya ntayo. So icyo gihugu ushaka kuvuga ngo uzabona ngo kubera ko ngo ikimenyetso kikwereka ko Goma yafashwe, mukuyemo ibihumbi n'ibihumbi by'abanyamurenge, ndagira ngo umenyeshe ko muri ibyo bihumbi mwirukanye, abanyamurenge mwebwe mwari muri M23 mushobora kuba mutageze na 1%, kandi iyo ni factor, ni ibintu bigaragara. Abanyamurenge bose bahuruye after Goma imaze kuba tombe. So si ikintu waza hano ngo wishimire rwose ngo ubyine intsinzi. Tinariye contribute abanyamurenge, contribution yanyu nkuko babibabwira buri munsi na bene wanyu muri kumwe muri M23, contribution yanyu mwifata rya Goma ntimugomba no kuyishimira, ntimugomba kuza hano ngo mubyine iyo ntsinzi, kuko ntimwakontribuwe na gatoya. Mwajoyininze M23 after Goma imaze kuba tombe, nibwo mwahuruye igihe ririho mwese mu Kigali mugashorerana mukagenda. Icya kabiri ngira mvugeho, ndagira mvuge kuri kibazo bigeze kubaza umugabo umwe waje hano ari kuvuga, baramaze ngo ese twebwe uruhare rwacu ni uruhe mu bibazo bya Kongo. Mu by'ukuri nyine ni kwa kundi yaciye ku ruhande arazenguruka ngo twebwe ngo uruhare rwacu ngo ni propagande, ngo tubabwire ngo bari kutwica. My friend, mureke tuzagera igihe tureke guplayinga card ya victime buri gihe. Urabona aba black American hano, abirabura muri Amerika, kenshi bavuga ko impamvu badatera imbere, batagira n'imyanya ikomeye muri guverinoma ya Amerika, ni ukubera ko buri gihe babise aba victime, baremera nabo baba victime, akantu kose kabaye bo bakajyana mu ivangura ry'uruhu. Rero abanyamurenge natwe cyangwa se n'abatutsi bo muri Noro, igihe kirageze ngo Kongo tuzayibemo, tuyibemo tutari aba victime, tuyibemo twumva ko natwe duhari izindi contribution, ariko tureke guhora tuba crying baby, duhora turira gusa. My friend, ubu ngubu ugiye kureba uruhare rwacu mu bibazo bya Kongo warubura. Reka njye nivugira iby'iwacu muri Sud Kivu, Minembwe ho Plateau. Ubu ngubu tubuze uruhare twagize mu bibazo byabaye hariya. Nta babembe b'abapfakazi bahari, nta bapfurero b'abapfakazi bapfuye muri ziriya ntambara. Urwo si uruhare twe, ibyo si ibibazo twateje. Igihe kirageze ngo tumenye ngo twakontribuwe uru ruhande, twebwe ubwacu tubanze twitekereza, tuvuga natwe ubwacu turi ikibazo. Ubu koko turi abaturage, bagiye kureba abaturage beza bari mu gihugu cya Kongo, twaza ku murongo w'imbere, bubahiriza amategeko, badatera ibibazo muri Kongo. Dufite pare yacu, dufite ibibazo twateje Kongo, tugomba kubanza tukarecognizinga, tukavuga ngo amafuti yacu nayo. Rero nitumara gutahura amafuti yacu, tuzasaba leta nayo n'abandi moko twige kubana nabo, twihane twebwe ubwacu. Ntibikura ko natwe twakoreye ibyaha, ariko natwe abanyamurenge n'abatutsi muri rusange twateje Kongo
akaga kenshi kugeza n'uyu munsi turaca none ni n'ibintu twebwe ntituranatahura n'utuma dutera ibibazo Kongo ngo tumuhunge kuko n'indi generasiyo nayo izaza n'ubundi ikiri muri ya shusho gusa icyizere ni uko hari abantu bahagurutse batangira kuvuga kwerekana hari ibuye kugira ngo ejo wenda utazarikubitaho isuka kuko u Rwanda rwahozeho nta muntu uzi uruvuga nta muntu uzi uvuga amafuti y'u Rwanda nta muntu uzi uvuga ko u Rwanda rwica u Rwanda rwakwicira umwana ntiwemerewe kurira ntiwemerewe gukora ikiriyo ariko icyizere gihari ni uko uyu munsi hari abantu batangiye gutobora bakavuga ngo dore hano uyu muntu mumwirinde hari ababyemera hari abarwanya ababivuga it's up to them ariko igihe kizagera abantu batahura ukuri twese tuje kuri la même page tuvuge ngo umwanzi ni uyu nguyu reka duharanire kubaho muri Kongo tutarira gusa abantu bohora borira always leta imwe ikaza tukarira indi kaza iratwanga indi kaza n'indi zaza izakomeza kubera iki twe tudashobora guhaguruka tugira uruhare mu gushaka ibisubizo by'igihugu cyacu atari uguhora gusa duplayinga kandi UN what turira icanyuma nsorezaho ku byo Maître Nyarugabo yavuze kera nari nzi ko mu banyamurenge b'abahanga tugira ari Nyarugabo na Ruberwa ariko uko nkomeza gukurikira ibintu bya politike nasanze burya politike ni nko kwambara casque ukaza ugenda abantu gusa bakabona wambaye casque nziza ariko imbere wenda utari mwiza batazi ishusho yawe uko ukomeza kudiginga deep muri politike nibo ugenda utahura abantu rero Nyarugabo nasanze atabaho Nyarugabo ntagabaho ni gute Nyarugabo wamaze imyaka n'imyaka muri guverinema kuri uyu munsi akaba ari kurira kimwe nanje wenda wamaze imyaka yanje ndi mu buhungiro niki yagombaga gukora niki atakoze so ibyo yavuga byose rero ashobora kubivuga mu bwenge ariko ubwenge nanone wabasimaga kubera amafarumasi bazamuye ruguru imihanda Sanjake iyo umuntu kiri muri environnement runaka wenda twakuriyemo nge navuye muri Kongo ruguriri iwacu ndi mukuru nyuma y'intambara ya 2004 so nyine kumva ngo nta information zihagije twari dufite naho kuvuga ngo ibyo bazamuye ndakumenyesha ko na ntuza Azarias Ruberwa iwabo mu muhana nta na robine y'amazi bamo yananiwe no kuzamura ngira ngo na papa we niho bamushinguye ushobora kuba uyu munsi wagenda ntubone irimbi rye harasibanganye so ibikorwa byo niriye nta kintu na kimwe bakoze niyo mpamvu navuze ngo naje gusanga ni kwa kundi babaga bambaye mask bamaska abantu ariko nta kintu kirimo rero Nyarugabo kuba ari hariya yavuga ibyo ashaka ariko ibyo avuga byose nawe arabizi ko abantu barangije kumutahura ndanifuza umunsi umwe byibuze nzagira ahantu mpuriye na Ruberwa mubaze imyaka wamaze uyu munsi uri kurira kimwe nacu natwe turi kuja kwibuka abacu baguye mu Gatumba twese tukagenda tukarira nawe urimo niki wadukoreye Azarias nka vice president w'ibihe byose niki wadukoreye so abantu mu by'ukuri abatarabona ukuri bazakubona kandi cyo shimira abantu bari hano n'abandi nuko abantu batangiye kuvuga ntabwo tukiri muri bya bihe abantu batinyaga u Rwanda ukumva niyo wavugira mu cumba cawe